ugiye kungurira ikigori mwana ega n'ikiraya twagisangira nta kibazo rwose ariko nibiza nyine ubijijishe hanyuma nanjye urambona ubwo ngubwo ndaza kugutamo nimugoroba umva musore nta rujyi utubona gusa ushatse kuvuga iki sha ushatse kuvuga ko se gute nta nk'abafuna nani kusibambika baba no agira none urana bayo bamukuye ariko buretse kakango kubesha muri gapanye mwana siko nanjye bipfuye kuza mwana je burabe ndibashe se uyu mugabo none waba ubundi mu bintu byose twasezanye kuzajya unaba uyu munsi none ndaza kukugura agacupa ariko tugeza nje gukora bya bindi yego se ariko ntacyo mwana wanaba nako ndagutaye wakintu ugomba kunsengera ako se nanone rege ndibajije mana umugore wawe bura kara kantu nakubeshye nako bari gushaka kandi kantu beshya okay nari bimani nari areka urishimisho mwana mwana none hakantu ugiye kungurira nahagara kantu karenze ugiye kungurira ikigori mwana ko nawe urakabya kabisa buso ushaka kuvuga ko ushaka gusangira ibigori na nkongo nkunda ikigori mwana si ikigori akira shambanze nkwereke akira wowe ni amafaranga aba makeya mwana uze kugira uze kwirwanaho mudugu ariko nibiza nyine ubijijishe hanyuma nanjye urambona ubwo ngubwo ndaza kugutamo nimugoroba ega n'ikiraya twagisangira nta kibazo rwose ugiye kubaga za mudugu mudugu turagishe we arangije kanyo uzumugera ntege ankubise ingumi hano mu rubavu arangije akubita no mu rutirigongo arangiza arahindukira ankubita inkweto hano ku murundi uzi ibintu nkoreye shora muyobozi ko nta mikino agiye wasowe ntabwo umuzi avuye mu bagore bacu aje noneho no gukubita abantu ganyota aranyishe imbavu arazivunye umva mureke mbabwire reka twigendere n'ubundi nawe nago ibyo tujyana twigendere nawe waho ndetse murazi ubundi twahombye hano nushake bakubaza iki ndabakoze to bamuzi ko muri bujyana umuntu wanjye rero amagenda umva musore nta rujyi utuboneye karaducitse karakaga nta kubonye ntako nabonye ahubwo ngiye kukareba iwabo nkabona ndakicirayo urakica se sha ugira ngo hari umugome upfa keretse niba ugiye kwica inzu yako kuko nta kuri busangeyo pe ahubwo se sheri waje tukagenda kataraho ducika barabembwenga abayobozi burya babago neza ariko nanjye najyaga ndeba ukuntu abayobozi bambanaho neza bakambara neza bakarya neza bakambara ibintu byose mbese ari ibyiza gusa ariko mbona neza gize amahirwe nanjye barantoye none narabyibushye ruryi yo umeze bite se none
nuko aho ugire ngo bari abagingunyijije nukoze icara tuganira irinde gukora akarepetisiyo kakaririmbo kare kumfata ngo kuyobora umudugudu ukayobora abantu bakaguha ku mafaranga rimwe na rimwe abagore babo nabo ukajya ubafata ukabagira mani ngere ubu uri ubuyobozi reka nkubwire ni ikintu nagiye no mu butayu ndavuga ni ku buyobozi ndakumva ubutayu wahuye n'izajya mu butayu cyane narasenze ndavuga ni ubuyobozi nimbubona ikimenyimenyi ivuga ngo ngiye nawe kuzajya nkuryoshya mu tuntu ngenda mbona gake ariko nanjye uzajya unsukumiraho gake reka birya inyana narakubwiye ngo nubwo urya inyana zonyine ariko ngomba no kurya njya iki kubyana ndavuga ubwo ku bagore umva rero tutizingiye no mu magambo buriya ngiye ntago njya ndipfana bajya bigiye kumbwira akantu keza wa mugabo we ndi kugushimira wa mugabo we buriya wakoze akazi gakomeye cyane kariya kabwa ngo ni kanyota ariko reka nkubwire kaza kumvongera mu mudugudu wanjye kakikorera ibintu byose gashatse ndashaka kuzagafata nkakajyana bakagafungira ahantu iyo ngiyo si umuyoboye ndamuyoboye ariko wabonye ukuntu kaba kansuzuguye none si iyo umuyobozi ayoboye umuturage mugenzi we ni ukumuhana ukamucisha bugufi urumva wakoze gusa bakushimira wimitse karame wanshaka gase kandi noneho umwana nkawe uri kunshakira uranshakira icyo wakana se ko n'ufite umusha mudugu waburaye ujuje zanwa hano no gutera amagambo umuyobozi w'umudugudu ariko ibyana by'iki gihe mwabayemo kuki mutajya disipurine umudugudu wawe uraruhinga ubwo weza abajura abana b'iki gihe ese wakana we urabwira mudugudu nabi uzi ko atuyoboye kuki musuzugura umva wa mugabo wari wabona umuzungu akora ikirere uzungu ukora ikirere niyo mpamvu rero uyu mwumbati wawe utanyobona umva wakana we reka nkubwire nimba uje hano uzanywe no kunjomba umuntu witonde nagukubitira ahangaha nkahita ngutuna umuntu mujye mugira ikinyabupfura mwabyara aha ubundi si hano nahava neza ndi kumwe n'abantu babi gute mbese ushatse kuvuga iki sha ushatse kuvuga ko se ko nta nk'abapfuna nani pusi bambika papa umva rero nkubwire sha ibyo bigambo byose wahereye karuvuga nabyumvishe buri kintu cyose uzi wavuze nacyumvishe ariko numvishe nta keza kabyo uretse yuko ari abana b'iki gihe mwarezwe nawe mutajya disipurine sibyo ubwo rero mbwira buri kintu cyose ushaka cyakuzanye imbere yanjye nurangiza ugende ugiye kungurira ikigori mwana ega n'ikiraya twagisangira nta kibazo rwose ariko nibiza nyine ubijijishe hanyuma nanjye urambona ubwo ngubwo ndaza kugutamo nimugoroba umva musore nta rujyi utubona ubwo ushatse kuvuga iki sha ushatse kuvuga ko se ko nta nk'abapfuna nani pusi bambika papa